Reka twongere tubasuhuze rero kandi ikaze muri box office yacu uyu munsi giye wibagezaho ndi Paru. Uyu munsi turaza kuganira cyane kuri sinema nyarwanda, turaza kwibanda cyane kuri sinema nyarwanda dore ko ni nayo mpamvu urebye twakakwiye kugira box office hano mu Rwanda. Iki akaba ari nacyo kiganiro cya mbere, nta handi wabona twibanda kuri sinema nyarwanda. Uyu munsi rero ntago turi buvuge gusa sinema, ahubwo tugiye kureba ni iki kigize filime nyarwanda. No mu yandi mafilime tubisangamo filime yose icyo kintu kigomba kuba gihari, niba kidahari hari ikibazo gihari muri iyo filime. Turaza kuganira ku kintu cyitwa script cyangwa se inyandiko igenga filime yose. Uyu munsi tukaba dufite abatumirwa hano muri studio za TV10. Tukaba turi kumwe na Jules Niyomwungeri ndetse na Munyaneza Eric. Jules Niyomwungeri akaba ari Aaron muraza kumbabarira. Aaron rero akaba ari umwanditsi w'izo script twavugaga. Eric nawe akaba ari umukinnyi. Ubundi script ni iki, isobanuye iki ku mwanditsi? Nkawe umwanditsi uyifata gute cyangwa se wasobanura gute script, nakahe kamaro ka script? Urakoze cyane. Navuga yuko script ni inyandiko iri tekinike iyobora filime cyangwa se ituma filime ibaho. Bivuze ngo hatariho script nta filime ibaho, hatariho script na director ubaho na producer ubaho. Bivuze ngo rero script ni umutima cyangwa se ni umutima wa filime yose muri rusange. Rimwe na rimwe wenda ari nabyo abantu bajya bakunda kwitiranya, habaho script hakabaho n'inkuru. Rimwe na rimwe wenda usanga bimwe bigenda binatuma abantu batumva neza icyo bashaka, ugasanga umuntu ni umwanditsi azi kugira ibitekerezo byiza cyangwa afite ibitekerezo byiza akajya kubikoramo filime. Igihe rimwe na rimwe abantu bavuga bati se koko buriya ni filime twarebaga. Bivuze ngo rero script ni inyandiko iri tekinike ikorwa n'umwanditsi wa filime cyangwa se n'umwanditsi w'ikindi cyari cyo cyose, ariko igamije kuyobora no kwerekana isi umwanditsi yashatse kurema. Sinema nyarwanda hari abenshi bakunze kwita ngo iri cheap, reka bari kumbivuga. Ese uburyo abandi babikora, uburyo abadutanze gukora sinema babikora, ni nabwo buryo natwe mu Rwanda tubikora cyangwa twebwe tubikora uburyo dushaka? Turagenda tugafata abantu twabwira ati muze dufite igitekerezo kiri mu mutwe, muze dukora icyo gitekerezo kive mu nzira. So iyo script imaze kuvaho nk'umwanditsi inyura mu maboko menshi y'abantu, harimo aba producers baba bagomba kureba niba uburyo icyo gitekerezo kiri develop cyangwa se cyarambuwe bishobora kuba byaryohera abantu. Abo ari nabo bafata inshingano zo kuvuga ngo iki gitekerezo cyangwa se ubu burambure bw'iki gitekerezo turabukunze, tugiye kushaka abandi bantu izindi rema twongeramo kugira ngo ikorwe bize kuzagera hahandi byitwa film. Sibyo? Ako mbere yuko abo bantu bayifata, mbere yuko uyiha undi muntu wari we wese, wowe nkawe uba ufite ubuhe bubasha kuri icyo gihangano? Nahera imbere gatoya wenda mbere yuko na script iboneka, birashoboka ko nshobora no kwandika script igitekerezo kitari icyanjye. Kuko muri filime umuntu ashobora kugira igitekerezo ariko atazi gukora ya script. Ni nacyo kintu njya nkunda kubwira abantu, kwandika script si impano, ariko hari abantu benshi bazi ko bafite impano zo kwandika filime. Bivuze ngo bafite impano zo gukora amastori meza, ariko ntabwo bafite impano yo gukora script. Nk'uko natangiye mbivuga, script ni ikintu kiri tekinike, bisaba no kuba ufite ubumenyi runaka wabashije kugifataho. Rero nk'uko wari utangiye ubivuga, ndavuga ni igihangano cyangwa se ni umutungo bwite mu by'ubwenge. Bivuze ngo hari n'itegeko rirengera icyo gihangano mbere yuko kiba impapuro. Bivuze ngo ngewe nimba nashinganishije igihangano cyanjye, bivuze ngo kizandengera kuva kivuye mu ntoki zanjye kugera kigeze kuri screen. Bivuze ngo hari uburenganzira bwanjye bukigendaho.
bivuze ngo nimba ndangije gukora script nkakora synopsis ku buryo nshobora gushaka aba producer bayishoramo amafaranga cyangwa se bashobora kuyigura, hari amasezerano agirana avuga ngo script yanjye ndayibahaye ariko ibi nibi, nk'uko wenda mu mategeko agenga isi mu bijyanye n'umutungo bwite mu by'ubwenge ntabwo icyo kintu ubundi kigurishwa. Nshobora kugurisha script ariko copyright ikaguma ari iya Ron. Bivuze ngo nubwo naba nayigurishije igiye gukorerwa muri Amerika, umwanditsi wayanditse tuzuru azaba ari Ron. Niko amategeko nyine mu rwego rwo gufasha abahanzi, mu rwego rwo gufasha abo bantu bakora. Bivuze ngo ibyo producer wayigura yayikoraho, bivuze ngo umudirect ugiye kuyiyobora kuri tele icyo ashobora kuyikoraho, tujuru umuntu wayanditse agaruka nyine nk'icyubahiro cye, nk'ubwenge bwe yagishyizeho, cyane ko ari n'isi ye aba yararemye. Ubundi kwandika no kurema isi. Kuvuga ngo rero kuba namara kurema isi, nkashyiramo abantu, nkabambika, nkabicaza, nkabarisha, umuntu akaza kukaguhaye amafaranga ugasanga abo wahagaritse arabaryamishije, amategeko ntago ajya byemera. Reka mbaze Eric, umaze kugaragara mu mafilime menshi, ubu ngubu ndumva uri kugaragara muri City Maid niba ntibeshye, hariho na filime yitwa Agacube, nayo ni series TV show, ni series, okay, yeah, nayo wagaragayemo. No kuvuga ngo umaze guhura n'icyo bita script inshuro nyinshi. So wowe nk'umukinnyi ubonye igihangano mu ntoki, ndakibonye, ndagifasha, ikintu cya mbere gita cyiza mu mutwe wawe ni iki? uko nabisobanura, murakoze. Uko njyumva nabisobanura ku bwanjye nk'umukinnyi, mbere na mbere umukinnyi ni umuscripteur, uyu nguyu wanditse niwe mukinnyi ubundi wa mbere, kuko uyu nguyu yamaze kuyandika ashobora kubwira abayifite mu mutwe, ahubwo uvuga uwo babaye haye nkanjye nk'umukinnyi ni wa muntu wiyambura ishusho ya Eric akambara ya script. Iyo bagurije iriya script ni umuntu runaka wakoze ibintu runaka, ufite niba navuga ngo ni umuntu uri umuntu n'undi muntu utaboneka ariko uhari. So wowe nk'umukinnyi iyambure wowe, noneho wambara iki? Wambara icya kintu wa mukinnyi baguhaye muri wa mukinnyi baguhaye. Ni ukuvuga ngo niba uriya muntu nandi gusoma ari umuntu wari uri gusoma avuga ati ari kurira, hajya uzasanga no mu muhanda ndi kugenda ndi muri ndi gucryinga kugira ngo insena wa muntu, insena ya character, kuko ni utangiye uyinjiremo, kuko script ikimaze no ku expandinga cyangwa kwagura wa muntu wandani muri wowe. Sinzi ukuntu nabisobanura, biga ni umwanya kugira ngo igufashe kubaka wa mu character baguhaye muri wowe baguhaye. So ukuvuga ngo ntabwo nzavuga ningera imbere ya kamera ngo nangire ngo harago biroroshye ko nzahita ngira ngo ushobora gusmilinga cyangwa ukarira, n'andi umva umuntu audience ari kureba akavuga ati aratubeshye, ntabwo yarize ari kutubeshya, ari kuturi, ariko wakoze niyo uri hasi yo kurira ukavuga ati des fois 3 fois 4 fois ugenda uhinduka wa muntu. Mbere yuko dusohoka muri box office yacu uyu munsi, reka twerekeza hanze y'u Rwanda kuri film ikomeje kuvugisha benshi kuri buri mugabane. Iyo nta yindi ni Fast and Furious y'umunani, ubu ndetse izaba yitwa The Fate of Furious. Iyi film yatangiye mu mwaka wa 2001, ubu ikaba igeze ku bice 8, iheruka ikaba yarinjije miliyoni zirenga 788 mu gihe yari yakozwe na miliyoni 160 zonyine. Iyi filime kandi igaragaramo abakinnyi nka Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, ndetse yanakinagamo nyakwigendera Paul Walker. Yibanda cyane ku muryango gusa ubu ubashije kwirwanaho mu nzira zose, zaba iz'imishyikirano cyangwa iz'ingufu. I will beat you like a Cherokee drum. Gusa muri iyi Fast and Furious y'umunani bise The Fate of Furious, umuryango uzasenyuka, ndetse umukuru w'umuryango azawutera umugongo awugambanire.
Dominic Toretto just turned on us. ese byaba ari byo agiye ku ruhande rw'ababisha? Ese bwaba ari bwo buryo bwonyine bwo gukiza umuryango we? Reka turindire, dore ko atari na kera iyi filimi izasohoka tariki ya 14 z'ukwa 4 2017. I think I found my team. This should be interesting. You want to play like that? ubundi nshaka kubashimira yaba mwebwe mwateze amatwi n'amaso, yaba na Aaron na Hik muri studio, ubundi nanabasezera muri box office yacu, mbararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro bya TV10 ndetse na 10 Tonight irimo aka kanya. Njyewe na Riparu, box office now utaha. I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get loose. It's going down for real. It's going down for real.